Iyi ni iminsi igoye, iyi ni iminsi uruhije. Abahanuzi ni iminsi igoye, babyeyi ni iminsi igoye, bakobwa ni iminsi igoye, abagabo n'abasore n'inkumi n'urubyiruko ni iminsi igoye. Yemwe abakomeye n'aboroheje n'ab'umudendezo n'ab'imbata, bashumba, abapasiteri, bambwiye ngo ntangarize abanyarwanda abari mu mahanga, iki ni igihe cyo kwegera Imana uri wenyine, nta muntu n'umwe uri kumwe nawe. Ubwo Imana yambwiye ngo abantu musengera ibibuga by'indege aho biri hose, aho muzi ikibuga cy'indege kiri, murabisobanukiye, murabizi kundusha, ariko iki ni igihe cyo gusengera ibibuga by'indege. Ntabwo nzi icyo Uwiteka Imana Nyiringabo aje gukora ku bibuga by'indege. Yesu ubwiye ngo aya mezi muyasengere, muravuga ngo abantu bari gupfa, bari bapfa se, birakomeye imbere gatoya, ariko kuki Imana iri gupfusha mugaseka abanyarwanda, abanyamahanga mugaseka, mukavuga ngo ngo Oliva yarapfuye, Oliva ngo dore ngo byacitse, dore ukuntu yabaye, aho kugira ngo mundirire. Iyi minsi rero ni iminsi, mureke mbabwire, musengere za prison cyangwa se za gereza, musengere gereza cyane. Banyarwanda bari mu mahanga, musengere za prison cyangwa se za gereza, muzisengere cyane. Hariho uwabaza ngo mbese twazisengera gute? Imirambo z'abagabo zirahari, imirambo z'ababyeyi zirahari, imirambo z'abashumba zirahari, imirambo z'abaririmbyi zirahari. Mwabaririmbyi mwe muri kudansa mu nsengero zikinguye, ariko muri abapfu. Mwabagabo mwe muri abadiyakoni, muri kudiyakoni, ariko muri abapfu. Imana idufashe. Mwababyeyi mwe mureke mbabwire, iyi minsi Imana igiye kurinda umuntu ufite amatabaza ye yaka. Ugiye kujya uryama nijoro, Imana igusange ikubwira uti uyu mujyi wa Kigali ntuwuryamemo, genda ugeze Rwamagana, kuko hari icyo ngiye gukora. Uwo ari we w'umunyabwenge rero ufite amavuta n'amatabaza azajya abaduka agende nk'uko Imana yamubwiye. Ariko niba uri impumyi si Rwanda, Imana ishaka ngo mwongere mwihane, nyamara Imana iri kurangurura, Imana iri kuvuza ihoni. Nta kintu umuntu bazireguza, nta kintu uzireguza wa mugabo we, wa mubyeyi we nuko, wa musore we n'inkumi nuko. Yemwe abapasiteri ntacyo muzireguza, bahanuzi namwe ntacyo muzireguza, kubera yuko Uwiteka Imana yavugije ihoni, yatumye abantu batandukanye. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ibiganiro byacu, reka tubasuke tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana, tubifurize ibyiza bituruka ku Uwiteka Imana. Mwese mu gukurikira ibiganiro byacu, reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibagire neza. Ni bene muvugana kuri mikoro, ngize umugisha kandi ndi kumwe n'umwana w'Imana Oliva, niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Dushimye Imana yuko yamurinze natwe ikaturinda. Yambaye ubwiza bw'Imana, muramubona arasa neza. Hari icyo Imana yakoze, tubaye tuyishimiye, tubaye tuyiramburiye amaboko. Oliva uraho neza? Ndaho, ndashima Imana. Amahoro? Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Imana iracaturinze, Imana yaratuzigamye. Kandi urebye n'iki cyumweru cyose Imana yakomeje kubana natwe, kandi namwe muri amahoro. Ndabona n'igihugu cyacu turi amahoro, turi gutambuka bikemera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kunze kubwira abantu ngo ntabwo turi guhumeka umwuka wa wundi batwongerera, ntabwo turi muri bomboni. Rero Imana ishimwe ko turi amahoro. Yego, Imana ishimwe cyane ko muri amahoro. Ntihoje ngo meze neza kandi nabirebaga kwa kundi twabaye. Hari umugore umwe uvuga ati murambaza ngo meze neza ntago mubireba. Nawe twaberega kandi byose amwifatanyiriza kutuzanira ibyiza. Dushimye Imana ko n'ibyo ngibyo ibi yabikoze ikaturinda, ntiduhumekere ku myuka nk'uko wari ubivuze, kuko ndavuga ngo abantu barwara bose siko bakira,
n'abajya kwa muganga bose nawe ko bagaruka, ariko dushimiye Yesu ko yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Reka tuvuge ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. amen. Reka tugusabe noneho usuze na duteze amatwi. Imana ishimwe rero kuko yanyemereye ikampa uyu munsi kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana, dusangire ibyo kurya by'Imana. Burya iyo umuntu yatetse ibyo kurya akarura agashyira ku masahane asangira n'abandi. Rero n'ijambo ry'Imana turarisangira n'abandi ndibabwira, burya nanjye mba nibwira, ntabwo arimwe gusa muba muri kubwirwa. Rero ndabasuhuje inshuti z'Umusaraba TV, ndabasuhuje abo mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje mu bihugu bitandukanye, abari mu mpande enye z'isi. Imana rero ibampera umugisha. Nkunze kuvuga ngo uburinzi bw'Imana bubabeho, kandi mbifurije kuzabona iherezo ryiza, tuzabona rero mu bwami bw'ijuru. Imana rero ikomeze ibazigame n'abanyu. Rero nabasuhuzaga, Imana ibampera umugisha. Yego, turakwikirije nkwikirije mu izina ry'abantu benshi cyane barenga 50,000 dufite mu muryango wacu, wumve yuko tugukunda. Yego, namwe ndabakunda. Reka tugusabe rero ubanze usenga Imana, dukomeze tuganira utugezeho n'icy'umwuka yashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Uri Imana ishoboye ibintu byose, uri Imana nyiribihe, urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga, nta busa nawe, nta wahwanye nawe. Amasaha nk'aya turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwabanye natwe. Mana waturinze, waturinze utabo kurindwa, warinze imiryango yacu, nanjye wandinze, n'abo turi kumwe mwami muri iki kiganiro waturinze. Mana nabo urabarinda, izina ryawe uragicubahiro. Mana ijambo ryawe rirera rirakiranuka, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Mana nsengeye imitima ya benshi igiye kumva, data wa twese, kwakira ijambo ryawe, n'amatwi ndayasengeye yabo agiye kumva ijambo ryawe. Mwami ntace mu gutwi ngo arike mukundi, ahubwo mwami amagambo yawe ababera impamba n'urwego mwami rw'abagesi bawe mu ijuru. Mana mbohoje ikirere kizima, mfunze amarembo y'ikuzimu, konegisiyo itari yawe iyo turayitwikisha umuriro w'Imana. Turasenze ngo Mana ubutatu butagatifu bwuruke hagati muri twe. Mana izina ryawe icubahiro, undinde kwihimbaza, undinde kwishira hejuru no kwikakaza. Mana undinde kuvangura vuze utavuze. Mana mvugishwe nawe. Reka mwami wirangure uri mu gihugu cyo mu ijuru, nanjye mbe mikoro ndi hano mu isi, kugira ngo izina ryawe icubahiro. Duciye bugufi rero turakubashe, turakubwira ngo Mana muri mwanya w'ijambo ryawe uze ubane natwe. Duciye bugufi rero turakubashe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye kureba umuririmbyi w'183. Abantu benshi bashobora kuba bamumenyereye cyangwa se bamuzi, bakamufata nk'usanzwe. Reka tumuririmbe. Magana ngahe? 183. Niho tugiye kuririmba. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Hazaba umucyo mu ijuru, muze mwisigara. Muve mu mwijima mubi, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye,
muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira gukiza ubu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane rero umuririmbyi yavuze ngo tugiye iwacu mu ijuru ngo muze mwisigara. Imana rero itugirire neza, ariko umuririmbyi yatubwiye ngo tuve mu mwijima mubi, kuko umwijima urahari muri iyi minsi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye kureba umuririmbyi wambaye pirito ijambo ry'Imana riri aha ngaha muri Matayo 25. Imana itugirire neza kandi idufashe, ariko hano umuririmbyi yatubwiye ngo nushaka ko tujyanayo ngo wihane ngo mwiringira gukiza ubu, tubwira ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera uguture uruhuke. Imana yacu nishimwe. Tugiye kureba amagambo ari muri Matayo 25. Dusomye mu izina rya Yesu. Aratubwira ngo umugani w'abakobwa 10. Bicogeye ubwami bwo mu ijoro buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana yacu idufashe tugirire neza. Imana idufashe tugirire neza kandi twambike imbaraga. Uyu ni Yesu waciriye abigishwa be umugani, noneho ntabwo ari abigishwa be b'iyo minsi yabwiraga, ubu noneho twebwe turimo tubwirwa. Imana yacu tugirire neza ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa 10, bamwe bari abapfu abandi bari abanyabwenge. Imana yacu itugirire neza. Ariko aba bakobwa bamwe 5 bari abanyabwenge ndetse bari bafite amavuta mu mperezo zabo n'amatabaza yabo ari kwaka. Imana yacu nishimwe kandi tugirire neza. Ariko abapfu bo nta mavuta bari bafite. Barangije bategereza ko umukwe yaza, atinze bamwe barahunikira barasinzirira. Bamaze gusinzira umukwe aje, bamwe bashaka ukuntu bakongeza amatabaza yabo, bacanye ntabwo byemeye ntibyaka, abanyabwenge biraka. Barababwira ngo nibagende bigurire, niko babasubiye igihe babasabaga amavuta. Imana yacu idufashe tugirire neza. Iyi ni iminsi igoye, iyi ni iminsi iruhije. Abahanuzi ni iminsi igoye, babyeyi ni iminsi igoye, bakobwa ni iminsi igoye, abagabo n'abasore n'inkumi n'urubyiruko
ariko ni iminsi igoye. Yemwe abakomeye n'aboroheje n'ab'umudendezo n'ab'imbata, bashumba, abapasiteri, badiyakoni, iyi ni iminsi igoye. Baririmbyi, iyi ni iminsi igoye. Yesu ari kutubwira ngo duhore dukenyeye, amatabaza yacu yake. Imana yacu nitugirire neza. Iyi ni iminsi abantu benshi amatabaza yabo yamaze kuzima. Umuntu itabaza ryazimye ntabwo agitinya icyaha. Umuntu itabaza ryazimye ntabwo agira kwirinda, ntabwo agira kwitwararika. Agera mu banyamahanga akivanga, yagera mu basinzi akaba umusinzi, yagera mu basambanyi akaba umusambanyi, yagera mu bajura akaba umujura, yagera mu baneguranyi akaba umuneguranyi. Imana yacu itugirire neza kandi twambike imbaraga. Ariko umunyabwenge wazigamye amatabaza ye akayarinda ndetse n'amavuta ye akayarinda, aribombarika akitwararika. Nkunda kubabwira ngo umuntu utazi yava ntamenya niyo yagize ute niyajya. Imana itugirire neza. Umuntu rero amavuta ye akirimo neza ntabwo apfa kwivangavanga, ntajya mu gikundi, ntajya mu banyamahanga, yirinda icyaha. Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga. Iyi minsi iragoye rero, abantu bamaze gukenyurura, abantu amatabaza yabo yarazimye, abantu bari kubivangavanga. Umuntu ntaco bikimutwaye, kunywa ntaco bimubwiye, gutwara icupa rya mitsingi cyangwa se rya byeri mu gishogoshi cyangwa se mu gikapu ntaco bimubwiye, kandi yarasenze, yarahanuye, yarayoboye intama, ugasanga niwe wa mbere wafashe iya mbere yo gusinda, akicarana na babandi yaratandukanye nabo, akongera akabasubiramo, akongera akajyana ubusabane nabo, kandi afite ikibisanyo cy'Imana, kandi afite amatabaza. Yageramo amatabaza akayazima, akayarambika, bakamubaza bati si byagenze ute? Akavuga ati iyi minsi insengero ntaziriho, kwiriye kwinywera, burya twarayobye, burya baratubeshe, batubwira ko Yesu azaza, none ari hehe ko n'insengero batakijyamo? Abantu bafite inzitwazo, yemwe bafite inzitwazo, nimuve mu nzitwazo, mwegere Imana, mutamera nk'abakobwa b'abapfu. Iyi minsi tugwije imirambo, imirambo z'abagabo zirahari, imirambo z'ababyeyi zirahari, imirambo z'abashumba zirahari, imirambo z'abaririmbyi zirahari. Mwabaririmbyi mwe muri kudansa mu nsengero zikinguye, ariko muri abapfu. Mwabagabo mwe muri abadiyakoni, muri kudiyakoni ariko muri abapfu. Imana idufashe. Mwababyeyi mwe muri ababyeyi muri iyi minsi mu ngo zanyu, ariko muri abapfu. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Iyi ni iminsi igoye kandi iruhije, abantu bari mu rujijo, abantu bari mu rungabangabo, ariko mureke mbabwire, iyi minsi Imana ibakure mu rubangabangabo, idukure mu rujijo, idukure mu gahuge. Abantu bari mu gahuge, Satani yaraje afata mbese igitwikirizo arabatwikira kugira ngo bahume batareba. Jambo ryatubwiye ngo nitube maso uko tutazi umunsi n'igihe. Reka mbabwire, Yesu kirageze, agiye gutungura benshi, akaga n'amakuba karahari, benshi Yesu agiye kuzabihakana, nta butabazi bazabona. Ariko umuntu uri kuri Yesu ntazigera atungurwa. Umuntu ufite Imana, umuntu ugifite amavuta, itabaza rye ricaka, uwo ntazatungurwa nta na gatoya. Imana itugirire neza. Naho ibikomeye bibyaza ntabwo azigera atungurwa. Imana idufashe kandi iturengere, itugirire neza. Mureke mbabwire, iyi minsi Imana igiye kurinda umuntu ufite amatabaza ye yaka. Ugiye kujya uryama nijoro, Imana igusange ikubwira uti uyu mujyi wa Kigali ntuwuryamemo, genda ugeza Rwamagana, kuko hari icyo ngiye gukora. Uwo ari we w'umunyabwenge rero ufite amavuta n'amatabaza azajya abaduka agende nk'uko Imana yamubwiye. Ariko niba uri impumyi, si uhumye wicaranye iki? Usinziriye wicaranye iki? Amavuta yawe ko wayamenye, amatabaza akaba atacaka, itabaza ryawe ryarakaga, ukabwirwa amakuru, ukamenya iminsi n'ibihe, ariko iminsi n'ibihe ntabwo uri gusobanukirwa, urarangaye, urasinziye. Niyo mpamvu abana bawe bari kurwaragurika buri munsi, ukibaza ngo Mana byagenze ute? Ugatangira ukavuga uti rero ubwo uburwayi bubaye akaramata iwanjye, ngiye mu bapfumu, ngiye kubaza, ngiye gucunisha, mbaze ukuntu byagenze ku bana banjye.
kandi warasenze, ubwo nawe mu bapfu urimo. Reka rero dupfe mu bapfu, tuve mu mirambo. Imana muri iyi minsi musenge Imana yongere ituzure, yongere itugarure. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icubahiro, kandi itugirire neza, itwambike imbaraga. Ijisho ry'Imana rirabona, niko umuririmbyi yaririmbye. Uri mu businzi rirakubona, uri mu busambanyi rirakubona, uri mu bujura rirakubona. Imana itugirire neza Banyarwanda. Imana ishaka ngo mwongere mwihane, nyamara Imana iri kurangurura, Imana iri kuvuza ihoni. Nta kintu umuntu bazireguza, nta kintu uzireguza wa mugabo we, wa mubyeyi we nuko, wa musore we n'inkumi nuko, yemwe bapasiteri ntaco muzireguza, bahanuzi namwe ntaco muzireguza, kubera yuko Uwiteka Imana yavugije ihone, yatumye abantu batandukanye, abatuma haba abahanuzi, abatuma abapasiteri mu nsengero, yemwe mu muhanda barimo bavuga, ntabwo bakigira ubwoba. Mu soko bari kudusangamo, ariko abantu bavuniye ibiti mu matwi ntabwo bacumva, ahubwo bihugiyeho, bari kuvuga ati niko byahoze. Abahanuzi n'abasazi bari guhora ku rubuga rwa buri gihe, bari kuma badusakuriza. Hariho n'abasigaye bavuga ngo ngaho naze vuba, ngo yaratinze. Uragwo wowe gutebutsa umunsi w'Uwiteka Imana, ufite akaga n'amakuba. Ese kuri kutebutsa waba ufite iki? Imana itugirire neza. Waba wararuhikire ujya munsi utabonye Yesu wakubambiwe, Yesu ko agiye kunyuraho, uza umunsi n'igihe. N'ubu ngubu aho waba uri hose Yesu yaza, no mu muhanda yagusangamo. Imana itugirire neza. Umuntu rero utagifite amavuta n'itabaza ye ryarasimye, niyo mpamvu urukuya kuma umuntu ati ntaco bitwaye, ngewe ubu ngubu ndihaze. Ugasanga umuntu yiyahuye, yisizemo umugozi, yakoze iki kandi yarasenze. Mureke mbabwire, iyi minsi Satani yarahagurutse, ari kurwanya abera, ari kurwanya abantu basenze, kugira ngo badohoke, bave mu buntu bw'Imana, bave mu bwiza bw'Imana. Iyi minsi niyo gusenga. Yewe uhagaze, wirinde utagwa. Iyi ni iminsi igoye yo kugira ngo uhagarare neza, ukomere, ushikame. Gukomera kose ni ugukomerera muri Yesu, kandi gukomerera muri Yesu ni ukwirinda icyaha n'igisa n'ikibi cyose. Gukomerera muri Yesu ni ukwitandukanya na ba bandi badafite iki umumaro. Numara kwitandukanya niho uzamenya inzira ukwiye kunyuramo. Ngaho muri iyi minsi rero tureke kugenda mu nzira gihogera, tureke kugenda uko twishakiye. Abantu batambitse ibirenge mu nzira ntaco bibabwiye. Umuntu mbese ari kureba kujya gucunisha, kujya mu bapfumu uko nabibabwiye, akabona ntaco bimutwaye. Iyi ni iminsi igoye. Reka mbabwire rero, abantu benshi bagiye gutungurwa. Kwa Nowa baratunguwe, Nowa igihe carageze umwuzuruje, yabasanze, Yesu yasanze barimo bakora ubukwe. N'ubu Yesu agiye kuza, mariage zihari, abapasiteri basezeranya, yemwe abakora ubukwe bakora ubukwe, abagiye kubyara impinja batwite, Yesu agiye kuza babyara. Ndetse abandi bubaka amazu yabo, abandi bafata ibihe byo kwambuka amahanga. Yesu agiye gutungurana benshi, agiye gutungurana. Ese kurupfu ruje benshi ukarubatunguye, niruza wowe ubwawe uhagaze, Yesu naza mbese akuvanye muri umubiri, urabona waba ufite ikitabaza ryawe riri kwaka cyangwa ryarazimye. Iki ni igihe kigoye rero. Tugeze muri ca gihe ba bakobwa bavuze bati muduhe ku mavuta yanyu, bakabyandi mujye mu bahanjuzi mujye kwigurira. Iki ni igihe rero cyo kuvuga ngo yewe wazigamye amasengesho yawe, yewe wazigamye amavuta, we kuyamena uyakomereho. Iki ni igihe abantu bari mu gihirahiro, bari kubita hirya no hino, bakuvuga ati ibibazo biratwishe, ni mu dusengere. Bari gutabaza, bari guhamagara, abantu bari mu matakirangoyi, kubera yuko bavuye mu bwiza bw'Imana. Umuntu rero amavuta yavuyeho, umuntu wamaze kuyamena, itabaza rikaba ritacaka, uwo yabaye igikanga, ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho. Niyo mpamvu ariho igisuzuguriro, abantu baramwanze, abantu bamuvuyeho. Aho ari kunyura hose bari kumujyanira n'inzara, ugasanga ubwiza bwamuvuyeho, mbese ntumenye ishusho n'isura y'umuntu uwo ari we. Imana idufashe rero, itugirire neza. Mureke mbabwire,
iyi minsi musenge. Banyarwanda aho muri hose musenge, abari mu mahanga aho muri hose musenge, mubwire Imana ngo Mana ongera utuzure. Iyi minsi abantu bari kugenda ariko Imana ikora turi imirambo, turi abapfu. Imana ituzure, yongere utugarure, yongere utugarukeho. Tubwire Imana ngo Mana ongera utugarure amavuta, ongera utugarure ubundi bwiza. Bandi bagisenga, abantu muri iyi minsi ntabwo bagisenga, ariko bari gusenga muri iyi minsi. Wababarira ku ntoki, umuntu ntagisenga kandi wari ukwiye kurya ugasenga, wari ugiye kujya kuryama ugasenga, mu gihe uri wenyine wiherereye ugasenga. Ntabwo ari ngombwa gusanga ngo abantu benshi. Yesu ashaka umuntu umwe wenyine ku giti ciwe. Ntabwo Yesu dushaka mu bantu benshi. Iyi ni iminsi Yesu yambwiye ngo ntangarize abanyarwanda abari mu mahanga, iki ni igihe cyo kwegera Imana uri wenyine, nta muntu n'umwe uri kumwe nawe. Ubwiza bw'Imana bukagira ute? Bukakurasira. Imana idufashe, itugirire neza, itwambike imbaraga. Imana itwambike imbaraga, itugirire neza, idufashe muri iyi minsi, itwambike imbaraga, itugirire neza, itwiteho. Iyi ni iminsi igoye bene data. Imana yambwiye ngo abantu musengera ibibuga by'indege aho biri hose, aho muzi ikibuga cy'indege kiri, murabisobanukiye, murabizi kundusha. Ariko iki ni igihe cyo gusengera ibibuga by'indege. Ntabwo nzi icyo Uwiteka Imana Nyiringabo aje gukora ku bibuga by'indege. Yesu Kristo atugirire neza. Ibibuga by'indege byurukaho indege, abantu baburiraho indege bagiye mu mahanga cyangwa bagiye mu butembere, musengera ibibuga by'indege. Imana yararakaye. Yemwe bagabo, babyeyi, mukwiye kuryosha, mukaya gufata ubu mu mahanga mugafata indege ngo mugiye kurya ubuzima. Imana yararakaye. Ubutana babwiye ngo no muri kabari Imana ijemo, ariko nto mwabibonye. Reka kuntu Imana yakoze akarasisi ikagera muri za kabare, bamwe bakavuga ati ahangaha turahafunze, nta ibingibi tubishaka. Imana muri kabare yagezemo. Rero no kubivuga by'indege Imana nahira hageze. Abantu bari kwidoga, abantu bari gushayisha. Umuntu akavuga ati ibyo byose ngiye gutega, umugore ndamusize n'abana ntaco bakimaze, ugasanga ufashe indege ngo ubwo ngurandurutse. Imana yambwiye ngo musengere ibibuga by'indege, musengere ibibuga by'indege, kuko Uwiteka Imana ariko yambwiye ngo mbabwire abari kurira indege mugiye mu bukozi bw'ibibi, ari ubusambanyi bubajyanye. Yemwe ababyeyi muri guta abagabo banyu bagodamu, murangiza mukurira indege mukaya ngo kuryosha. Yesu yarabibonye, mugarukira aho ngaho. Mwabagabo mwe muri kurira indege mukata abadamu, mugata n'abana ku gasozi. Imana yararakaye, ngaho nimusigeho. Rero nawe mugabo urira indege utaye umudamu, uri umurambo, uri umupfu, bwira Uwiteka Imana guhera uyu munsi ucumva ijambo. Nawe ubwire Yesu, umubwire ngo mu bakobwa 5 b'abapfu ndimo, ongera unsure. Nawe wa mugore we urabizi neza ibyo ukora, uko wahinduye umugabo, uri umusambanyi, urugendo umurenze abandi bagabo, nyamara Imana yaramuguhaye, ntiwanyurwa nawe uri muri 5 b'abapfu. Ubwire Yesu ngo Yesu nzura. Imana itugirire neza. Umuntu uri amavuta y'Imana ntabwo agenda na prudence, ntabwo umusambanye, ntabwo umusizi. Niko nababwiye, umuntu uriho Yesu, uri muri Yesu wacanye amatabaza yiwe, ntabwo asaba ibitambo. Imana itugirire neza. Ariko bahanuzi b'abasambanyi, bahanuzi b'abasambanyikazi, mwarangiza mukaza kurubuga, mukaza hano mu kwitangaza amakuru, mukavanga Uwiteka Imana yabatumye n'ubusambanyi bwanyu muri kuzana, mukayirwa mubeshya. Mwabagabo mwe b'abahanuzi b'abasambanyi, mwirirwa mubeshya. Ahangaha Imana iraje, mbeka mbabwire, ahangaha kuri urubuga Imana ije gucagura umuntu ukiri mu mwuka w'Imana. Niwe Imana igiye kujya ituma ahantu. Reka mbabwire, igihe kirageze, hari igihe ugiye kuzajya muzicaraho. Imana nukuri igifata indimi zanyu nimuhagera mu buri byo muvuga. Hari igihe izafata indimi zanyu bibacangacange, kandi Uwiteka Imana azabikora. Murabikora ibyo mukibwira ko Imana ihwanye namwe. Niko rero Uwiteka Imana agiye kujyaza gusange wicaye kuri kamera, agukoze isoni. Imana yacu ni Imana ikiranuka. Imana yacu
irera, natwe dukwiriye kuba bera. Ukwiye kuba umuhanuzi w'umwere, ukwiye kuba umuhanuzikazi w'umwere, ukwiye kuba umupasiteri w'umwere. ni iki Imana idushakaho. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, twambike imbaraga, Imana itwambike imbaraga. Twarababwiye ngo aya mezi muyasengere, muravuga ngo abantu bari gupfa, bari bapfa se, birakomeye imbere gatoya. Ariko kuki Imana iri gupfusha mugaseka abanyarwanda, abanyamahanga mugaseka, mukavuga ngo he, ngo Oliva yarapfuye, Oliva ngo dore ngo byacitse, dore ukuntu yabaye, aho kugira ngo mundirire. Iyi minsi rero ni iminsi yo kuririra abantu. Satani yagize imbata, Satani gukora ku manywa na nijoro, abadayimoni bari kutwataka. Banyamasengesho, bahanuzi, twongere dusenge, tube maso, tubwire Imana ngo Mana twongere turagarutse, twongere utwereke inzira ikomeye twanyuramo, naho ubundi inzira turi kunyuramo banyamasengesho, bahanuzi, bapasiteri, irimo ubunyereri. Inzira turimo irimo ubunyereri. Ariko umuntu ufite amavuta, umuntu ufite amatabaza, uwo nguwo azagenda muri ubwo bunyereri kandi ntabwo azabunyereramo. Abantu benshi ubunyereri babuguyemo, bavunikiyemo, bandi bapfiriyemo. Imana ibafashe rero kandi ibagirire neza. Nta gihe Imana ifite cyo gukina n'abantu bayo. Iki ni igihe Imana yiyiziye, iki ni igihe Imana ije kuri arite, iraje iwawe mu rugo, iraje aho uri ukora mu kazi, iraje uri kwigisha wa mwarimu we, iraje wa mupasiteri uri gushumba, iraje muyobozi uri aho hantu ku ntebe. Iyo Uwiteka Imana yakwicajeho, Uwiteka Imana araje. Kandi kambabwire, Imana ije gucagura abanyarwanda, banyamahanga. Imana ije gucagura yemwe bavuga butumwa birwa ku rubuga. Imana ije gucagura, hari ukuntu ije gucagura. Imana ibagirire neza. Kandi mureke mbabwire, musengere za prizo cyangwa se za gereza, musengere gereza cyane. Banyarwanda bari mu mahanga, musengere za prizo cyangwa se za gereza, muzisengere cyane. Hariho wabaza ngo mbese twazisengera gute? Ndabizi neza harimo abakoze ibyaha bagiye mu bihano nguko bakoze ibyaha. Ndabizi neza ko harimo n'abarimo barengana, bari mu karengane. Ariko Imana yambwiye ngo musengere za prizo cyane. Imana ibafashe rero kandi bagirire neza. Iyi minsi bambike imbaraga. Imana rero amagambo iduhaye agira aho abakura, agire n'aho abashitsa. Nibyo mbasabe nayo nisabira mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha Oliva, kandi imbaraga n'amavuta bikubonekeho iminsi yose. Urakoze cyane ku butumwa bwiza utambukije. Ariko kandi hari aho wagiye usa nk'utuzimya, wavuze ati musengere ibibuga by'indege, musengere gereza. Ntabwo watubwiye neza, dusenge hagiye kuba iki, bimeze bite? Imana yambwiye musengere ibibuga by'indege, kuko ibibuga by'indege nabyo cyangwa se iz'indege abantu bari kugendamo, Imana yararakaye. Inkozi z'ibibi zose ziri kuvuga ziti twakwambuka ibihugu tukayakuryosha, umuntu agafata za miliyoni nk'eshanu cyangwa 10 akazamukana mu mahanga, akajya gushaka abakobwa beza, abagore beza, ugasanga umuntu yataye impinja aho ngaho zikandagara. Imana yararakaye. Abo bantu se nibo bashobora gutera ambutiyaje ibyo bibuga by'indege bikagira ibibazo, cyangwa ni bindi? Nabo bateza ambutiyaje kuko Imana yararakaye. Imana yambwiye ngo basengere ibibuga by'indege. Cyambere ni amakuru. Dusenge dukumira iki? Dukumira iki? Imana n'ubi kumbwira ngo dusengere ibibuga by'indege. Imana ikumbwira ngo ndaje. Rero mu gihe bavuze ngo dusengere ibibuga by'indege, niba uri umusambanyi urira indege ujya hanze, bwira Imana ngo Mana wambonye, ijambo ryambonye ndihanye. Imana irakugirira neza aho waba uri hose, waba uri mu mahanga, waba wayagezemo, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, ucumvira ijambo niwihana, Imana irakugirira neza. Gereza tuzisengere biki? Dusengere abantu batajyayo, dusengere abantu bafungurwe, dusengere gereza, dusengere biki? Gereza Imana yambwiye ngo dusengere gereza cyane, tuzisengere. Nabasobanure ngo harimo abarimo bakoze ibyaha, harimo n'abarimo bagize ute barengana, ariko Imana ikambwira ngo dusengere gereza. Imana rero ibafashe nyaboneka kandi bambike imbaraga. Reka tugusabire umugisha ku butumwa utambukije. Ubundi kirazira gutera comment ku buhanuzi cyangwa se ku butumwa
imana ibabarire mba nkubajije nkajya kure ntabwo biba byemewe, ariko kandi imana y'amahoro iguha umugisha. Sinzi nimba ubutumwa bwose umaze kubutambutsa ngo tugakanye nimba ari byakwisobwe wongere ubitugezeho, ariko kandi nimba ntabyo uraduha nimero za telefone kugira ngo agize wifuza ko musengana, wifuza ko wakwatura n'uwakwifuza gushyigikira mu ivugabutumwa, byose biba byemewe. Bajye babimenya, bajye bashyigikira abakozi b'Imana mu mirimo izaduherekezwa tuzatugiye mu bwami bwo mu ijuru. Wese yakenera nimero, nurangiza noneho usengera abantu baturaho umugisha. Nta kintu narenzaho. Yesu yatugenzuye cyangwa se Imana yatugenzuye mu ijambo. Rero tuve mu bakobwa 5 b'abapfu tujye mu bakobwa 5 b'abanyabwenge. Ico nico Imana ishaka ku muntu wese wumvise iri jambo, nta kindi kintu nakongeraho. Yesu yaravuze ngo wongera n'ugabanya bazabona ishano. Imana ibagirire neza. Nomero za telefone ni 0788 210 453. Imana ibaha umugisha. Uri Imana ishoboye ibintu byose, urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga. Twumvise ijambo ryawe rirahiga rikavumbura, ijambo ryawe rirera ryabayeho kera tutabarabaho. Mana izina ryawe ragicubahiro. Fasha abanyarwanda, fasha abanyamahanga. Mana aha abantu kuva mu bupfu, aha abantu kuva mu butumbi. Mana rinda abanyarwanda bamwe na bamwe kugenda ari imirambo, urinda bari mu mahanga kugenda ari imirambo. Kandi data urengera isi yose, kuko niko nagusaba, urengera abantu satani yaboshe, satani yagize imbata. Mana ubabohore, ubagarure mu nzira zawe, kandi muri iyi minsi uturinde ubunyereri kugira ngo izina ryawe ragicubahiro. Herekeza iri jambo ryawe rero Mana, uha abantu benshi kuryumva, usibura amatwi yabo, imitima yabo yikingure kugira ngo babashe kumva. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Imana igumugisha, tuzasubira gutaha.